guhimbana nawe sema Bwana asifiwe abasaba guhaguruka guhimbana cyane n'indiri igitero kimwe gusa hahirwa bapfa bapfira mu mwami wacu umwuka nawe aravuga ati ye ubaruhuke imihate yabo kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Amen. Urwandiko Pawulo yandikiye Abitesalonike nasomye henshi ariko ndabanguka. Urwandiko Pawulo yandikiye Abitesalonike rwa mbere ni igice cya 4 umurongo wa 13 ururangize wa 14. Aravuga ngo ariko bene data ntidushaka ko mutamenya ibyo abasinziriye mutababara abandi badafite ibyiringiro ahubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka aba ariko twizera yuko Imana izazana na Yesu abasinziriye muri we. Amen. Amen. Urakoze cyane musomyi wacu Imana igumugisha. Kera baravuga umuntu bagitsinda abantu umuntu yavuga ngo Imana ishimwe bapfushije abantu, ariko twe twamenye Imana kuvuga ngo Imana ishimwe iyo tuba turi mu kiriyo tuba twibuka badusize tubideha nk'abapagani ba kera abagaza babideha, kuko iyo tujya kubideha tuba dusa n'abariya abandi bose batigeze bamenya agakiza. N'ubu ngubu niyo mpamvu imitima yacu duhiyaye ibyiringiro bizima byo kutubwira ko ku munsi umwe tuzongera twabana nabo bose badusize bavuye mu mubiri. Niyo mpamvu kuvuga mu mwanya nk'uyu Imana ishimwe ntabwo tuba twicuriye, ntabwo tuba tunabideshe, nuko tuba tuzi aho bene data bagiye. Uyu munsi bashe wa Pole uyu muryango wabuze uyu mubyeyi, ntabwo ari inzu y'abahire bonyine babuze uyu mubyeyi, n'uyu muryango wose batabaye ndetse n'abandi batari aha ngaha twese twamubuze. Umuntu wese yabasha kubwira ubundi kamubwira ngo Pole byabaye twese byabayeho guhumurizanya twese kuko twabyitabiriye kuri ngo tubashe guhumurizanya. Bakimbwira ngo ndibuze kuganira amagambo, nibajije ibintu byinshi cyane impamvu batekereje ngo nije kuganira. Nza kwiha igisubizo kivuga ngo n'ubundi ndi umushumba ngomba kuganira ijambo ry'Imana rihumuriza abandi, ariko mu yandi magambo ntabuze inyamboneka kuruta jewe, ahubwo jewe bari bakumva umwanya havuga ati jewe ndamuzi. Muraja guhetaga abantu batanamuzi aje kuvuga ibyo atazi, jewe ndamuzi twarabanye ibihe byinshi. Kabiri yari umwishwa wacu, murumva batamparabiye kumbwira ngo jewe nimbwize ahantu sinabwire kubona umwanya naje kavuga, ariko hamwe n'ibyo zampaye umwanya kugira ngo mbashe kuganira muri aya magambo. Nta wundi mwanya bashobora no kumva jewe nayagaye ngiye kuvuga. Bibiliya ni ijambo ry'Imana ry'ukuri rizariyemo ibyiringiro mu mitima ibabaye. Twavuga twese ngo amina. Umubwiriza uyu dusomye yavuze amagambo akomeye cyane kandi akomeza abakristo abantu bizeye umwami Yesu. Bibiliya yavuze ngo umuntu ngo yabyara abana 100 ngo akaba afite ndetse n'ubutunzi bwinshi cyane, ngo ijambo rya gatatu ngo ndetse ngo akaba aguwe neza mu buzima bwe bwose bwa hano ku isi. Kandi mu bintu bitatu biraryoshe kandi nta muntu wobyanga. Ijambo rya mbere ko ufite abana 100 sabuzukuruza sutumira, Imana ikagufasha kwa mubyara abana 100 bose niko umwanditsi yanditse. Icya kabiri ngo akaba afite ubutunzi bwinshi cyane. Icya gatatu ngo akaba aguwe neza muri iyi si mu buzima bwe bwose. Ariko ikibazo cyage kiravuga ngo ariko umuntu ngo akabura ahahanga. Icyo kintu cyarantangaje cyane. Nta muntu wogira ubutunzi, nta muntu wobyara, nta muntu wogubwa neza ngo namara uburaho abaguhamba, ntawe uhabura.
ariko uyu mwanditsi yaranditse aravuga ngo umuntu ngo yabyara abana ngo 100 kandi ngo akaba ngo afite ubutunzi bwinshi byavuze bukeye. Gatatu arongera kandi ngo umuntu akaba afite kugubwa neza mu buzima bwa hano ku isi, ngo ariko umuntu ngo akabura ahabwa. Bibiliya yavuze ngo bene uwo muntu ngo ararutwa n'inda yavuye. Hari umunyabwenge wavuze neza cyane, Bibiliya ivuga ngo uwo munyabwenge yitwa ni Francisco. Uwo yamaze amezi 6 ubavugutse ngo abe impumyi, ariko kwa buhumyi bwiwe ngo akomeza kubana n'Imana. Icyo kinyamakuru kivuga ngo yahinze indirimbo 8,000. Aha yaririmba 8,000 by'indirimbo, arimo himba Imana, avuga Imana, ariko ari impumyi yaravutse agira amezi 6 gusa abivuga. None umuntu umwe aza kumubwira yamubwira atari ko kuri umuntu w'Imana wahinze indirimbo 8,000. Ati cyongeyeho iyo uririmba abantu bose badabafashwa n'indirimbo zawe. Batari koga kubiri kutari kubwira n'abantu bizigiza bazo gusengere. Uri kuvubuka umunsi umwe urebe n'ibindi bitangaza Imana yagukoreye. Ubona ko basubiza arababwira ngo ikintu kiza kinezeza mu buzima bwanje. Tubwe twese mu ngo nuko zapfa nimara gupfa ngo ni nkumuka bwa mbere nguzobona wa mbere ngo ni Yesu. Haleluya. Atari kubunyine nahumuka ubona ubona wa mbere ni umuntu uzongirira nabi n'abantu batagira ubuzima. Bibiliya iravuze ngo umuntu yaba afite ubwo butunzi bumeze gutyo ngo ariko umuntu akabura ahahamba, ngo bene umuntu ngo ararutwa n'inda yavuye. Umubwiriza arashatse kuvuga iki muri iryo jambo? Yaravuze ngo umuntu ngo yabaho mu buzima bumeze neza, ubwo dushaka twebwe kuramba no kugira ubutunzi bwinshi cyane, kubyara abana benshi tugatunganirwa tukabaho neza mu buzima dushaka, ariko ngo umuntu ngo akabura ijuru. Ngo umuntu akabura ijuru, ngo bene umuntu ngo arutwa n'inda yavuye. Twabanye na Nyamboneka imyaka myinshi cyane, abantu benshi barabizi. Ndishira kuri imbere y'Imana n'imbere yanyu, nta munsi n'umwe nigeze numva Nyamboneka mu muhana harushaho. Bishaka kuvuga iki? Nyamboneka tuwo mushakira aho avuka umubone iyi saha, twamushakira mu makontinent y'isi yose kugira ngo tumushakishe tumubone tumubone, ariko Nyamboneka aho yaboneka iyo umuntu abasha gutegura ubuzima bwiwe, aba ari umuntu uteganyije ubuzima bwiwe neza. Abantu benshi iyo baganira amagambo y'Imana azanyurwa kuko amagambo atarayiba atamureba. Nyamboneka ati niba mbanzu ntabintu, ariko abo tuba dushaka kubwiriza n'abantu aba bari imbere yawe. Umuntu ngo yaba haguwe neza kandi ngo akagira abantu 100 akaba afite ubutunzi, ariko umuntu akaburisha bararutwa n'inda yavuye mu bashitsi. Ibashuwe Bibiliya iravuze ngo hanyuma y'inzu ngo numva ijwi rivugira mu ijuru. Ngo rero avuga ngo hahirwa bapfira mu mwami, abo bafite aho bahamba. Sifa kwa Mungu. Ngo bena Bibiliya iravuga ngo numva ijwi rivugira mu ijuru ngo hahirwa bapfira muri Yesu. Mwuka aravuga ngo sinogerwa mu baravuga ngo ye. Haleluya. Umwuka ngo arikiriza aravuga ngo ye baruhuka imihanda. Nyamboneka yaruhutse kuri bwiwe iminsi yose mu buzima bwe yakoze.
haleluya umwuka warikiriza aravuga ngo ye baruhuka imihate yabo kuko imirimo y'umuntu nico kintu cya mbere kiza kije abantu bo kuje inyuma bakakwesikotinga abantu boje imbere umuryango woje imbere abandi boje hirya ariko imirimo iyo giye kwemera ko mwene wanyu n'undi wese muvukana iyo kuje haleluya aravuga ngo numva ijwi rivugira mu ijuru iryo jwi niryo rizohamagara bariya bose abasinziriye kandi birizivuga ngo bapfuye mu nibo zoshuka abo bose twatujana rangatara bazi siko bazumva ibyo tuvuge ngo amen Bibiri iravuze ngo ijwi ngo rivugira mu ijuru rivuga ngo hahirwa abantu bazabumva n'ubuzima bw'abakiriho abantu bazabumva ijwi ry'Imana ngo aho bose bapfiye muri Kristo Yesu biriya Pawulo yandikiye abikorinto aravuga ngo abo nibo bazobanza kumva ijwi iyo Bibiri ivuga ngo hahirwa abapfapfira mu mwami hariho n'abandi bazapfa ntibazumva n'ijwi ry'Imana Imana ntibazabumva n'ubu buzima dutuyemo hari abantu benshi batazabumva n'ijwi ry'Imana baba mu buzima gusa bw'ahangaha bwo kurangaza abantu no gutekereza ibindi bidahwanye n'ibindi iyo tuza tukaza guhumuriza abantu guhumuriza umuryango ariko tubabwira ngo dore hahirwa bazabapfapfira mu mwami ntabwo tubwira bagiye bazamuwe baragiye barashize baravuye ku bariri yabo bategereje umunsi Kristo azavuza impanda bariho bose bagahinduka muri isi haleluya niyo mpamvu iyo bivuga ngo abantu bapfapfira mu mwami ni abantu bazatekereza Yesu ku buzima bwabo bakigera banezezwa nayo ubuyobozi ijambo ryiza cyane rizari inyuma yo yaravuze ngo hinga n'ipime ku mizanire zifata mu ngo hari abantu benshi bagira imizani yo gupima abandi ariko mu ijuru nushaka kugira icumi nushaka mirongo ingahe yo gupima abandi mu ijuru uwo muzani uzamuvuga ngo ni jewe twisimpima abandi niyo yo baravuga ngo hinga n'ipime ku mizanire ngo ndebe kuko nta kiri kuwiteka Imana haleluya cyo kwipima ku mizani umuntu akaza yireba niba ijambo ryivuze twonye bacu batabaje bavuye ni ukuvuga ngo uyu yatambutse yagiye amaze gushika mu bwami bw'Imana ira ategereje uriya munsi ni ukuvuga ngo imirimo yiwe yose yakoze ira ajanye nayo mukurikiye iramurindiye umunsi umwe hari umunyabwenge yakoze neza cyane yaravuze ngo umunsi umwe baribashije ngo arabaza ngo se dushika mu ijuru ngo bazazana cya gitabo tuvuze ngo Bibiliya basoma kugira ngo bazabitabo ngo arabaza ngo se icyo gitabo ngo bazoza ngo baza basoma izina ry'umuntu basome n'imirimo umuntu yakoze ubundi ngo aramusubiza aramubwira atari ibyo ari byose bizafata nk'iriva ry'imyaka hafi atabantu ni benshi cyane ngo Yesu azabanza averifiye ikibazo cy'umuntu ati bizafata imyaka myinshi undi munyabwenge aramusubiza aramubwira ngo ntibizatwara n'isegonda n'imwe twe twese ngo amini kuko wewe uzoshika nta kundi uzotwanga hakaje hampiri none bitwanywa nyuma ngo bizazo kwaba bivuga ngo bapfira mu mwana nuka baravuga ngo yiba ruki hafi haleluya imirimo twese izagenda kandi ngo nisanga itagenda biravuga ngo hazaba hari umuriro imirimo yose twakoze amafuti yose bizatabwa mu muriro bene data nyamuneka ari mu bwami bw'Imana iminsi yakoze kimwe yose abazi gukora neza bazabakora bahabiti umunsi tuwubuze gabuca mu gitondo igitangaza cy'Imana ukabona urabyutse hariyo umuririmbyi warenze aravuga ngo twe kuza dutinya gupfa mu gitabo cyo gushimira mu ndirimbo zo gushimisha ngo kuko tuba twasinze ibyo tuba twapfuye igitangaza uguca mu gitondo ukabona umuntu aravutse ese wo kubaza ngo arurihe ikindi mbabaza mwana wabona umuntu uje gusinzira akabimenya ni ukuvuga ngo ubuzima bwacu bwose bubayeho twapfuye ntuzobona mu gitondo wabyutse uzoba wahengurutse ni igitangaza Imana iba yakoze twa n'ukuntu wari wapfuye arazuka
uyu murongo dusomye tuvuga ngo amen tugomba bakabapfira mu mwami wacu Yesu Kristo nk'uko navuga ngo ntukite kuko imirimo ijanye nabo Paulo amaze kwandikira ab'Itesalonike aho twasomye aravuga ngo hanyuma y'ubu ngo numva ijwi rivugira mu ijuru n'amarayika ukomeye nuko bapfiriye muri Kristo Yesu nibo babanje hanyuma ngo hakurikiza impanda y'Uwiteka Imana yo gukangura bariya bose aba basinziriye mu bihugu byinshi mu turere twinshi mu bituro byinshi abo bose ngo nibo bazabanza kuzuka Pawulo ngo aje kwandikira ab'Itesalonike kuri uwo murongo we hepfo arababwira ngo nuko bene data ubwo twese ngo amen ngaho naje mbasezeye kudarangije Bibiliya ngo nuko bene data ngo tumaranishe imyaka kugira ngo aya magambo ntabwo ibi ngibi ari bwo kwifatira uyu muryango wabuze umuntu ngo tubabwire oya ye ngaho ngo tubabwire ngo ntimwinige mwihangane mukomere oya biravuze ngo nuko bene data tumaranishe imyaka tubwira aya magambo kuko bapfuye bazozuka ongera kandi tukabapfa Yobu igice cya 14 umurongo wa 14 Yobu yaravuze ngo umuntu napfa ngo azongera abeho abandi bapfuye bazongera tubonane kandi nimba dufite izo byiringiro nimba dufite ibyiringiro mu mitima yacu ibyiringiro bidaze kuzisoma ibyiringiro bitekereza Yesu kumwana n'ijoro aba bose bapfuye bose tongera kandi tubabona kuko bapfanye ibyiringiro kuko Yesu yarapfuye kandi ngo barazuka bene data ijambo ry'Imana ryavuze ngo nuko bene data tumaranisha Imana kubwirana amagambo kandi umuntu yakira ubutunzi bwinshi kandi umuntu akavana n'abana benshi kandi umuntu akavugwa neza ariko ngo bene umuntu akabura hahanga ngo barasa barafutwa n'inda yavuye iki cyo kwisuzuma ntabwo twigisha bose batabarutse ngo nibagire basure kandi biyegeranye kandi ngo bagire imirimo oya ibi byose byararangiye imirimo yose umuntu yakoze akorera muri iyi si nizamuherekeza ubundi igihe cyo kwisuzuma niba uzobona bacu batabarutse ngo abandi baragiye ariko naje ejo naje bakurikira ariko imirimo yawe imeze imirimo yawe nibyo biri zivuga ngo benshi imirimo yabo ngo izasa n'ibikenye ngo bitagwe mu byo kandi bikongoke bishi ariko ngo n'imirimo yacu izabasha guca mu muriro gukokoka Bibiliya iravuga ngo bene umuntu niwe Imana izishimira kumanywa bene data uyu munsi duhumurike imitima yacu itwemerere ku munsi umwe tuzongera tukabana n'abo bose batabarutse ababyeyi bacu bose badusize nubwo muri uyu mubiri ubabara nubwo muri uyu mubiri wikanga tukibaza ikintu cabaye tukavuga ati ibi ni ibitangaza bitubayeho ariko bene data Bibiliya yavuze ngo nuko bene data tumaranisha Imana kubwirana ayo magambo ku munsi umwe tuzongera kandi tukabana na Nyamboneka uwo twabanye mu buzima uwo twabonye ari umukirisitu uwatabarutse ari umukirisitu iyo niyo mpamvu igomba kudukomeza tugakomera imitima yacu dukomeze yuko baba batubwira kuko dukomeze yuko twamaze kumenya kuko Yesu Kristo aba mu mutima wacu aduha ibyiringiro bizima bitwemerera ku munsi umwe tuzongera kandi tukabonana buryo muri iyi nzu yarinze mu gitabo cyo gushimisha aravuga ngo maze ababyeyi n'abana babo n'abavandimwe bose batandukanye ngo bishwe n'urukumbuzi bose gutsongera tubonanire ijuru ni iryacu ijuru ni iry'abariya abantu bose bazi umunsi umwe kuko nibamara gupfa ari muri iyi nzu 108 yarinze neza cyane icyo gice aravuga ngo nje ndi umukristo ngo zahora ndiwe ngo mu bihe byose ngeze haleluya haleluya benshi umukristo bwabo uzabuba ukanya iyo babonye ikibazo kirabaye ukabona baravuze ngo umuntu arapfuye ushobora abantu bose bagize ubwoba ikanze afata ikintu kikibaye ariko biravuze ngo naze n'intumbe n'ubwongeye gupfa ngo nzagira ibyishimo ngo bitavuze haleluya nzagira ibyishimo muzabona ihirwe ngiye ijuru ni iryacu bene data uhumurike uyu mubyeyi watukuwemo ntiyagiye ngo apfe nk'abariya bose barabatunzi n'abariya bandi bose bari binejeje neza icyo yabashije guteganya mu buzima bwiwe yishakiye aho bahuma kumuha
ndashimira cyane mbashije kubona umwanya nk'uyu mpagarara imbere yanyu mvuga umwirondoro w'umubyeyi wacu wadusize. njyewe nashimishijwe na pasiteri cyane. nasigaranye amagambo abiri. ijambo rya mbere yavuze ngo abapfa bumva ngo nibo bazosohoka bumvise. ibindi yaduhayemo nk'umukoro ni ukuvuga ngo abantu bose bagereranye babe ibipimo by'imirimo yabo. ijambo rya muzahana Imana mu mugisha. irindi nshaka kuvuga hano, aya ni amakaratasi kuvuga ubuzima bw'umuntu, wenda birafasha abantu batari bamuzi kugira ngo bamumenye, twese tuje mu murongo umwe. ikintu mbasha kuvuga hano ku mubyeyi ni ukubabwira amakuru, noneho abatari bamuzi bakamusangamo, barangiza tugafatanya. arakoze uvuye kutugezaho umwirondoro w'umubyeyi wacu. tugiye gufata umwanya kugira ngo tuze gutanga ubuhamya. twasabaga ko umuryango wa Muhire bose abari aha batambuka, ndetse n'abakwe bacu n'abishwa batambuke badufotora ifoto imwe, hanyuma turaza gutanga umwanya kubaza gufata ubuhamya gatoya, ariko utambuke tubanze twifotore ifoto imwe. murakoze cyane. mbere na mbere ndashimira abantu mwese mwitabiriye bino birori. ibirori kubera ko bazavuga ko umuntu agira ifete zitatu, agira ifete yo kuvuka, iy'ubukwe n'iyo gupfa. ndibaza ko ubu ngubu turi kuri fete ya nyuma ya mukecuru. so ndabashimiye mwese abantu mwitabiriye mukaba mwaje kudufata mu mugongo. Imana ibahe umugisha. icyo navuga rero, biragoye kuvuga umubyeyi ntiwumuvuga ngo mumare ntiyoshira, kubera ko ni byinshi cyane nyine ushobora kumuvugaho, ariko iby'ingenzi nuvuga kuri mama. mama rero, ababyeyi bose ni beza ku bana babo. nta mubyeyi uba umwana wiwe keretse bariya bakora itabi iwacu nabonaga ngo batazumvikana n'abana, ariko ababyeyi bose muri rusange ni beza ku bana babo. mama yatubereye umubyeyi mwiza, nk'uko babivuze. tuvukana turi abana 6, abahungu 5 n'umukobwa umwe. umukobwa umwe niwo nkurikira, urumva ko abandi bose ni abahungu. ni byinshi murabizi, umuntu ufite abakobwa hari ukuntu baza bamufasha ibintu mu mirimo nyine isanzwe mu rugo n'ibiki, ariko twebwe twese twari abahungu. kandi iriya ruguru murabizi, iyo umwana yabaga agejeje imyaka nka 10 n'ingahe, hari ukuntu bageza kugira ngo utore agakuru tuje kuvoma, ukama wimyuza ukaburwa nk'iriya. ariko ibyo byose mukecuru yaratwihanganiye, araturera, aradukuza tuba abagabo. mukecuru yatubereye umuntu mwiza gusa, yatubereye umuntu mwiza. mama niwe muntu mu muhana, ndibaza ko abantu bashobora kuba ari abanyagitasha n'abanyaminembwe, wenda niwe muntu mu muhana nabonye kuva amenye ubwenge, mbaye umuntu muzima ufite ubwenge. navuye muri Kongo ndi mukuru jewe, navuye ndi umugabo, ariko utarubaka nyine umugabo gusa, nari umuntu w'umusore. ariko navuyeyo ntarumva na rimwe mukecuru mu muhana hari umuntu bafitanye ikibazo na rimwe kabisa. ibyo ni ibintu ntuhagararaho, ni n'ubuhamya ntutanga mbuhagazeho 100%. hari ukuntu abagore nyine mu muhana wasangaga, ugasanga bafitanye nyine ibintu zo kutumvikana mu muhana, bameze gute. ariko mukecuru ahantu hose twabaye, kuva mu Minembwe ku Kiziba twahabaye nkiri muto, nari ntaraba mukuru cyane, kugeza mu Gitasha niho nuvuga namenye ubwenge, ni naho navuye ndi umuntu muzima. nahavuye ntarabona, ntarumva umuntu wakoroganye na mama ngo mvuge ko bafitanye ikibazo, wenda hari umuntu babashwanye bapfa ubusa.
rero mvuze mwacu mama navuga ko yatubereye umubyeyi mwiza, haba kuri twebwe abana, haba kuri papa. Ntabwo kuva maze kuba umuntu muzima nari numva umukecuru atongana n'umubyeyi mu nzu ngo wenda batongane nyine kuko ababyeyi bagira ikintu bapfa batongane. Ibyo bintu nari ntarabyumva. Ikindi kandi no muri famiye yacu, famiye nyine y'umwacu mwa sogokuru mwa mukwega, naho umukecuru yari umubyeyi mwiza kabisa. Yari umuntu nuvuga wari ufite seve, haba muri famiye yiwe ya bugufi ndetse no muri famiye rusange. Rero ikindi kintu nshimira Imana nuko umukecuru atabarutse ari umukristo. Ndibaza ko abenshi hano batanze ubuhamya, pasiteri yatanze ubuhamya kuko hano babanye kera, wenda nje sinari mbizi ko babanye, ariko ibi byose n'abantu mwitabiriye nuko umukecuru yari umukristo. Nicyo kintu cyonyine kidukomeza. Biragoye kubura umubyeyi. Ababyeyi bose muri beza kandi turabakunda, ariko biragoye kubura umubyeyi w'umumama, mama wawe. Icyo kintu kiragoye. Ababyeyi bose yego ni kimwe kandi turabakunda, ariko hari ukuntu mama wawe nimba ari uko ari we abantu nuvuga niwe muba mwarabanye cyane, niko nubyita. Niwe mama wawe azarenga kuba umubyeyi akaba n'inshuti, kubera guhorana nawe. Ari nk'ibintu hari abantu bigeze kubona, ari ikiganiro twigeze gukorana na bagenzi banje, turi gukora deba, tuguma gutera blague nyine tuvuga ngo hagati y'umubyeyi w'umupapa na mama wawe ngo ninde ukunda. Umunyamakuru twari tumuserereza nari ndi kumwe n'uyu mugenzi wanje Galas, twari dukoreshwa na Bonfils Gapangwa, tukaza tumubwira ati rero aho ngaho ushaka kuduteranya n'ababyeyi, nimvuga ko nkunda mama umusaza ndi tuzaba tukizunga kimwe, azavuga ati jewe ndumukunda. Ariko ababyeyi mwese muri kimwe, ariko kandi sinzi wenda nimba ari uko aribyo byambayeho gasimbizi, wenda mumbabarire hari udafite wenda na papa we nawe wumva biremereye gutyo. Ariko mu by'ukuri kubura umubyeyi w'umumama biragoye. Kubura mama wawe ni ikintu kiremereye kandi kigoye no gucakira, biragoye. Ariko hamwe n'Imana nyine, kubera ko turi abakristo tuzi yuko aho bagiye natwe tuzabasanga tukabonana, ibyo bintu biradukomeza. Rero ndashimira by'umwihariko abantu mwese mwitabiriye kino kiriyo, mwagize neza kuza guherekeza umukecuru. Imana ibahe umugisha. Ikindi kandi ndashimira abantu abenshi baje, wenda si uko mwese mwari muzi mama, ntimwari mumuzi, ariko hari n'abaje kumfata mu mugongo kubera ko ari njyewe bazi. Abo bantu nabo mwaje muri ubwo buryo, muri make navuga ngo abafana banje cyangwa se abantu bakurikirana ibyo nkora, namwe ndabashimiye cyane. Mwagize neza kandi Imana ibahe umugisha. Ikindi kandi ndashimira umuryango wanje, umuryango w'Abahire muri rusange. Ndabashimiye mwese kabisa, abantu babanye natwe, mwadufashije muri bino bintu kuva bibaye. Ndabashimiye. Ndashimira na famiye yanje ya bugufi, ya grand frère, twabanye kuva bino bibaye ku cyumweru kugeza uyu munsi wa none. Twagize abashitsi kuva ku cyumweru nimugoroba kugeza none mu gitondo, kandi byose nyine twabikoreye iwiwe nyine hariya mu rugo. Nawe ndamushimiye cyane nyine na famiye yiwe muri rusange. Ndavuze ngo Imana ibahe umugisha. Shimira no kuba Muyomba, babyara banje bari hano, na ba Muyomba nubwo badahari bari Burundi, ariko nabo ndabashimiye kuba barabanye natwe. Abantu benshi bagumye kuduhamagara, batwihanganisha, batwohereza ama message, aho hari abatugezeho. Abo bantu bose ndabashimiye. Imana ibahe umugisha. Rero icyo no kwifuriza mama ni iruhuko ryiza ridashira. Murakoze. Haleluya. Haleluya. Biza bigora gutanga haleluya muri uyu mwanya tuba turimo, ariko biba bikwiriye gutanga haleluya kandi tukanezerwa. Imana ishimwe cyane. Nshimiye Imana kuko turi uyu munsi ku mubyeyi wacu, umunsi we wa nyuma wo kurangiza. Imana ishimwe cyane. Jewe ntitwabanye cyane igihe kirekire,
nagiye nawe urabizi abana b'abakobwa jewe twatandukanye abyaye gatatu ndagenda nyine naje ndashaka ariko n'ukuri mu bihe twabanye nawe twazaga tuza tugasanga ari umubyeyi akatwakira neza akatwakira afite ibyishimo cyane ikintu yagiraga isuku akagira n'urukundo amaze akagira no kwitonda nta muntu n'umwe waza kuvugana nabo tumaze kumva aya makuru twumvishije bituremereye bitugoye kandi icyatumye bituremerera ni uko abantu batakibana abantu baratandukanye ariko nyine ni mwisi kandi dushimye Imana kuko yabonye umwanya babonye umwanya wo kumushingura namwe murabizi iwacu ibibazo byabaye abantu bakabura ukuntu bawushingura ariko nshimye Imana kuko yabonye umwanya wo gushingura bamushingura neza kandi nshimye Imana kuko yari umukirisitu cyane nshimye Imana cyane igituma binteye kubabara nuko abo bari babana cyane ka mama wanje ibyo ari byo byose yari nka nyirawo ariko icyanga waje nuko yapfuye batakibana baratandukanye ariko nshimye Imana hamwe n'Imana kuko tubonye uyu mwanya wo kuvuga ngo tuvuge umunsi wiwe wo kurangiza Imana ishimwe cyane n'ukuri nanezero kumva abantu bangana gutya bose badutabare ubundi kandi bamwe nyine ntibari bamuzi ariko nshimye Imana kuko mwabonye umwanya mwese mukaza kutuvuga Imana ishimwe cyane n'ukuri shimye Imana kuko yarangije neza akabona abamushingura ibyo byose byaradushimishije cyane Imana ishimwe kandi murakoze Imana ishimwe cyane nubwo bigoye ariko kandi birakwiye ntabwo twareke kuvuga umubyeyi wacu icyo nshima Imana ndashima Imana ko Imana yari yaraduhaye uriya mubyeyi uriya rugo ukuri yari umuntu mwiza cyane nta magambo yagiraga yarangwaga n'ibitwenge icyo mwibukiraho gikomeye cyane mwaraganiraga yaje kukubwira ngo ariko kikibondo icyo kintu yageze avuga ngo umuntu wese yagira ikosa akavuga ngo ariko muzamumenye ko ari ikibondo Imana imumugisha rero mu by'ukuri uriya mubyeyi ruriya rupfu rwiwe rwaradutunguye kandi rwaratubabaje bikomeye nubwo bavuze iriya myaka njyewe numva atari ni mutoya yari muto yarakiri muto kabisa ariko Imana ariko yabishimye niwe wari muri ba mabukwe niwe wari muto ariko Imana yabonye ko ariwe ko igomba gusarura Imana ihabwa icyubahiro nta kundi twabigenza ariko twabuze intwari yari inshuti y'umuryango sinovuga ngo mukecuru ngo yari inshuti y'uyu nguyu yari inshuti y'umuryango uko mwahuraga wumvaga ari wowe inshuti yiwe cyane ariko kubera ko yari umuntu ugwa neza yari inshuti y'umuryango ibyo byose yakoze Imana imumugisha ubundi kandi ndashima Imana ko twari twaratandukanye tumaze iminsi ariko mu myaka 2 ishize mu by'ukuri ndagenda vuye hano ngeze Kigali turabona twafashe iminsi ngingahe yo kuganira mu buzima twari dutandukanye imyaka irenga 20 ariko Imana ingirira neza turongera turabona icyo kintu n'ubu ngubu ndagishima mu Imana cyane Imana yafashije kongera mubona ijyanyuma tukaganira yari muzima yari yaraje kwivuza ariko yari muzima gusa icyo kintu n'ubu ngubu nicyo cyafashije numva nkomeye twaraganiriye sanga aracyafite wa mutima we wose w'urukundo Imana izamuheza umugisha mu byo yakoze twaramukundaga kandi tuzakomeza tumwibuke Imana yo mu ijuru imwakire mu bayo murakoze bamaze kuvuga nanje reka mvuge ijambo ritoya tubarambira no kubashimira no gushimira abantu mu by'ukuri duhereye kuri uru rusengero twateraniyemo aba bantu Imana ibamugisha mwinshi cyane twabibabwiye bukeya tumaze kumva aya makuru y'ibyago babyumva cyane ariko hari n'igihe abayobozi barwo bigeze kuduhamagara hano muri Sheko baratubwira ngo iyi kanisa ryabo n'urubunga
umuntu wese uzaza ukenera gusenga, uzaza ukenera gukoreramo ibiganiro, uzaza ukenera gukoramo ibyo ari byo byose azaza atituye. Mu by'ukuri iki ni igikorwa njyewe naza ngira ngo wenda ni amagambo yayandi bavuze y'amarisha mugeni, ariko naje gusanga ari ukuri kuko twarababwiye barabyumva. Imana ibafashe cyane, turabashimiye. Dushimiye n'abantu bose barimo n'abapasiteri. Mu by'ukuri nk'umuryango twifujije kuko pasiteri ariwe waza kuduhumuriza nuko yasohotse, ariko si uko twamuhezaga, nawe yari mu bahumurizwa. Hariho umugabo ngo wagiye ngo agere kuri bariyeri ngo bamubaze ibyangombwa, ngo aravuga ngo nawe ari mu babibaza. Ati ndimumbaza ibyangombwa nanje nari nzi ko ndi umubaza babibaza. Pasiteri nawe yari mu bahumurizwa, ariko kuko ari pasiteri ari we mwuga wiwe twahisemo kuko ari we uduhumuriza, kandi yabikoze neza. Abo mu rugo bazi kumudushimira, si uko twamuhezaga ngo nuko ari rubanda. Bafitanye amasano menshi cyane, habe ise ni mubyara w'uyu nguyu wapfushije umugore, baraturanye. Umva ko banavuze ko ari na ba nyirarume. Ubucuti ni bwinshi ntitwabwirengagije, twari tubuzi, ariko Imana ibaha umugisha hamwe mwese, tutibagiwe n'abaturanyi mwese mwavuye hirya. Nishimye cyane, naza mbwira abacu mbatera urwenya, abakobwa b'abahire nibo bagaragaye benshi kuva nijoro, abo twararanye, abaje mu gitondo. Naza mbwira bari abasore dukorana tubana ndetse mu muryango mbese tuvukana, nimureba nabi abakobwa baratujana umuryango, nibo basigaye baserukaho, nubwo n'abandi atari bakeya, ariko ndabashimiye cyane. Umuryango w'abahire mwagize neza kwitabira kuza kudufata mu mugongo. Imana ibafashe. Muri rusange abantu bose, imiryango yo hirya bafitanye amasano, hari n'abaturanyi bose. Cyamani hano twamubonye, baraza kubaha ijambo nubwo umwanya ari mutoya, ariko abantu bose badusuye mwagize neza. Tutibagiwe n'abapasiteri bacu, uyu mwana ntibari bamuzi, nyine Kiriyo ni nkaho ari we bibarirwa, ariko twese turabisangiye. Ariko abapasiteri baje n'ihumure twaryumvise, kandi n'uyu mwanya mwatanze urahagije, turabashimiye cyane. Ndavuga amagambo makeya gusa kuri nyakwigendera. Njyewe ni mama wacu, ni umuherezi. Mama niwe mfura, nawe akaba umuherezi. Urumva ni nkaho tungana, ni kuko wabibona uyu mwana uri hano barangana n'abanje, ubwo nyine niko biba bimeze. Njyewe ni nkamuramu wanje kuko ashakwa nari mpari abyara, tubana twatandukanye. Ibi bihe nyine bibi byo gutandukana ariho bimaze kuba, ariko twamye tubana tunangana, turi mu kigero kimwe. Urumva twari dusabanye cyane. Ikintu cyaje ngo kumbabaza, ibi bintu byo gutabanyika ni bibi cyane. Mu by'ukuri hariho umuhungu umwe wigeze gukabya, aravuga ngo iwe azabona mu isi ngo akabona iwe na sare bo bashatse neza kurusha abandi bose. Akakabya nyine bene uko kuntu ngo niwe ngo nyina n'umugore wiwe niwe bagore beza kurusha abandi. Abarakabije mu byo nanje nzagira ngo wenda nk'umuryango wacu abantu, nuko pasiteri yagiye n'abantu twabanye, wari umuryango ushira hamwe. Twabaga mu Rubunga, tukaba mu Rubunga kuva ntangiye kumenya ubwenge. Abo ba mama wacu bose bagacumba tugahurira hamwe. Urumva byari byoroshe. Uwo data wacu gufusha umugore turi hamwe twese, tiyobimenye twoyogiye kugira gutya agasanga yarashatse, ariko ubu ngubu yarasigaye mu nzu n'umugore wiwe babiri, none yapfuye asigaye wenyine. Ni ikibazo cyane. Nico umuntu atekerezaho kumva ni ikibazo kigoye, ntabona umucanira mu nzu, ariko hamwe n'Imana kandi n'abandi bavandimwe barahari. Icyo nicyo umuntu atekereza, ariko nta kundi tuzakomera. Habe n'abana biwabo bose batandatu, umukobwa yarashatswe, abahungu bose n'umuherezi wa nyuma bari batandukanye ejo bundi, nawe yaje yamusize. Nako kantu gatuma umuntu aba nkutekereza byinshi, ariko ibindi byose yasize abantu, kandi yararwaye baramurwaza, aranitunganya. Ibintu byose bije imbere, tuzamusanga mu ijuru. Ahasigaye nta bindi twakora uretse kumwifuriza tubikore dashira. Murakoze cyane. Sawa, reka musubire mu byicaro. Reka dusabe umuryango wa Shonga, aho umukecuru avuka, nabo batambuke. Ngira ngo baraha, batambuke nabo baze kuduha umuntu umwe uvuga cyangwa babiri, ariko baze kubikoresha umwanya neza.
Bwana asifiwe. Mu buryo bwo gucunguza umwanya reka mvuge njyenyine kugira ngo wenda tuje kweza abandi umwanya kuko hari abantu benshi baba bari inyuma bashaka kuvuga. Natwe dufashe umwanya dutanga mpore ku miryango w'abazigaba n'umuryango wa Gashonga. Uyu mwanya ni umwanya uzugora kuvuga ngo Imana ishimwe kuba tubaye hano hantu ize bishaka komera imitima y'abantu. Ariko umuvuga butumwa yatubwije aravuga ngo abapfuye bumva nibo bazasoka bumva. Kuko ibi ngibi iyo tubivuga cyangwa se umuntu avuga ngo Imana ishimwe kuko mbaye hano hantu abazi ikiri mu mutima wiwe. Hari umurinzi waririmbye mu ndirimbo zo gushimisha aravuga ngo je ndi umukristo zahora ndiwe. Amanuka yepfo aravuga ngo je ndi umukristo ngo ico ni ikintu gihumuriza umutima wanje. Imana ishimwe. Kuba yaravuze ngo ico ni ikintu gihumuriza umutima wanje ni ikintu yamenye, ni ikintu kiri muri we yumva ashize manga yo kuvuga ngo Imana ishimwe umwanya umeze kuyu nguyu. Niyo mpamvu ntabwo tuvuze ngo dushimiye Imana kuba tubaye ku munsi mukuru wa Mushenge, tukaba tuhagaze hano hantu turiko tuvuga, turiko tumuhamya cyangwa se dukurikira iyo ciwe natwe twashobora ngo tuba hano hantu. Imana ishimwe. Jewe uri kuvuga Mushenge niwe muherezi mwa ba papa. Sokuru Ndurumbu yabyaye abana 5, abakobwa 2 n'abahungu 3. Uyu witavye Imana nuje nk'imyaka bayizamuye cyane, ariko niwe muherezi yarakiri muto cyane. Ariko umwanya iyo ugeze isaruro iyo ryeze niryo zisarurwa. Umwanya we waruyu igihe cye cyari iki, ibihe twebwe twovuga ngo wenda yarakiri mutoya yagiye vuba yagize gute, ariko uwo ni w'Imana yari yabonye ko ari mbuto yeze. Imana ishimwe. Kandi kuba uyu munsi wa none turiko tuvuga gusoza ikiyo cya Mushenge, ndibuka ubushize yari ari mu Burundi, yari yagiye gusura abana be kuko babivuze, umuhungu mukuru ni yari n'abasaza be bose niyo bari. Baravugana na kuri telefone kenshi, ni umuntu uzuvuga amagambo makeya. Babivuze abo babanaga azavuga amagambo makeya. Iyo twavuganaga yaravuga ngo mwana wanje hari ibyo arimo tuganiza ibijanye n'ibintu byo kubaka. Mwana wanje n'ibyo aribyo yavugaga. Ni umuntu uzuvuga amagambo makeya ariko w'impanuro kugira ijambo ukumva ni umuntu kugira ijambo nawe ugendera. Ariko kuno munsi wa none duhagaze ku mwanya wiwe, mwene data cyangwa se mubyara wacu mfura n'umuryango yarashatswemo abazigaba, nubwo twabuze umuntu ukomeye, nubwo hagiye umuntu ukomeye, ariko mwihangane, hari ibyiringiro ko uriya munsi tuzamubona. Kandi twebwe twese ndakeka kuko abantu bari hano, hari ababuze ababyeyi babo, hari ababuze abana babo, hari abandi babuze abandi batandukanye. Ariko amarira turiko turira muri ino biragoye gutandukana bavukana, cyangwa se umubyeyi wawe ngo aragusize, biragoye cyane. Ariko nzi kuko uriya munsi twese icyo tugomba guharanira ni ukugira imirimo myiza, kugira ngo natwe ejo tuzamusange. Iwe yagiye n'imbuto yeze yarigeze ku mwanya wayo, natwe nitwe tugomba gukora byiza kugira ngo tuzamusange. Imana ishimwe. Abatubwira abacu basizwe mwihangane mukomere, niko bimeze ni mwisi, turabatambuka turabahisi ko bira abantu bakora tambuka bwakeye bwije, abakuru abatoya, ariko ni mukomere, imwihangane, imitima irababaye kandi uzitekeza byinshi, ukumva kuko wende ejo bundi nta bundi, ukumva kuko bicitse, ariko na nyuma ya zero Imana izitabara. Muzabaho, muzakomeza, ubuzima buzakomeza. Ndake kuko batuhamagaye ko yarwaye muri famiye, twakoze gukorana na famiye y'abazigaba yarashatswe, tugerageza kugira ngo wenda bamuzane hari Bukavu cyangwa se Goma abe yavurwa. Bikira aho ngaho uko bavuze umwanya kujya twavuze ngo hazapu umwanya ugeze, bikira aho ngaho abantu twashakisha uburyo yaviriye, mwabonye amahirwe tuzagenze, baduhamagara ko umuntu yarangije.
ariko nubwo twari kugenda no kwarugera ku bitaro twe ntabwo twari kugarura imbuto yeze yasaruwe mu gihe cyayo. Kuri ubwo ngubwo tukaba dutanze mpore umuryango wose wabazigaba, mpore umuryango wa Gashonga mukecuru yavukagamo cyangwa se Mushenge yavukagamo. Duhumurike, dukomere, dufite ibyiringiro tuzamubona. Tukaba twifurije Mushenge iruhuko ridashira. Amen. Barakoze. Dusabe umuryango w'Abega ari bo ba nyirarume aba baraha batambuke umuntu umwe komeza. Senta abandi bacu bari hano. Sawa, reka tuvuge hejuru y'uyu mumama wagiye. Tubanje gutanga mpure mu muryango wa Muhire, dutanga mpure mu muryango wacu w'Abega mukecuru yavukagamo, kandi dutanze mpure ku banyamurenge bose kuko abantu bose bagiye bashimikanaho. Imana ibahumurize. Mukecuru jewe yarambyaye, yari umwe muri ba mabukwe. Aho nashatse nageraga hariya mu Gitasha, bikaba ngombwa ko ngenda buri nzu n'umuryango ndeba amafamiye yabo ariyo yanje uko baramutse. Niho namumenyeye ibyerekeye by'urusengero. Pasiteri babanye yabivuze, nje ntitwabanye sinzi ubukristo bwe, ariko ababa babanye n'Imana yo mu ijuru barabizi. N'indi mirimo rusange ntabwo nyizi, ariko abo babanye barayizi niba bavuga. Rero uyu mukecuru wagiye yari umwishwa wacu, yari umwishwa wa data, njyewe yari mubyara wanje, ariko byabaye ngombwa ko mpagarira mu rwego rwa ba data, nubwo bari hano turi kumwe. Kubera gucungura uburyo umwete byabaye ngombwa ko tuvuga umuntu umwe. Mukecuru Imana yagize neza kumutanga muri iki gihe mutanze, arabyara, ararera, abana barakura, yaratangiye kubashingira. Kuramba ntabwo ari ukumara iminsi, kuramba ni ugusiga. Rero mukecuru muri make ntabwo yapfuye, arahari. Uriya musore n'abandi yasize, ubuzima buzakomeza. Imana yo mu ijuru ibagirire neza kandi muzabaho. Reka nshimire mu bintu nka bingahe gusa. Ijambo rya mbere, nshimiye mukecuru ko ataje urukavu n'igoma ngo abe yagwayo. Njyewe iyo umuntu yaje akava mu rugo akagwa hariya, haba mu Rwanda haba hariya, nzarama mbona ko asa n'uguye ku musozi. Ariko kuri Imana yarabiteguye igihe babiteguye, ni kuko atarakiriho. Imana yari yaranje gutegura ubugingo bwe, akagwa mu rugo. Imana ishimwe. Muzukuri byaranshimishije. Yahambwe n'itorero, yahambwe n'umugabo. Nubwo abana bamwe bari batawitse, ariko abandi barahari, ntawe uzuzara abana bamwe gusa. Amen. Rero mukecuru yagize amahirwe abiri, kandi narangije. Yakoze umurimo wo kagombye gukora hano mu isi, yarabyaye, ararera. Nkiyo karengeje umunsi n'umwe tuyagenewe, kuko atawupunguza iminsi yariyo. Ijambo rya kabiri, umukecuru yagize amahirwe nuko yateguye ubuzima bw'akiri hano ku isi. Abamuzi bakaba bavuga yuko yagize iherezo ryiza. Bwana asifiwe. Mu yandi magambo, yariho neza muri kino gihugu, ikindi kizaza azabaho neza atagipfa, ari kumwe n'abantu bose. Rero mukecuru tumwifurije iruhuko ridashira n'umuzuko w'Abera. Murakoze. Sawa, barakoze. Dusabe Toto Eric nawe asa nk'abamusize muri iyi gahunda ya mbere y'umuryango, nawe naze nanone avuge umwanya we wari uteguwe.
Bwana Yesu asifiwe. Urupfu ruzarugora cyane kuvuga umunsi rwaburiyemo ababyeyi bawe. Kecuru Mamudogo twabanye kuva kera akiri umwana, imirimba ndetse no mu minembwe baja no mu gitasha kuko jewe nabaga mu mikarati ko bamuyoma. Mu by'ukuri nyina w'umuntu bakundi abanyarwanda bavuze ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. Nyina w'umuntu sande urukundo nkunda mama ubu nyine nubwo bomzotsa mu rukerera bakambwira ngo nipitemo data na mama umugende nohitamo data akaba ari ugenda. Nkunda mama n'umutima wanje wose kandi ndabizi ko David nawe akunda nyina cyane. Gusa urupfu n'umwanzi, urupfu ruza rudatandukanya n'ababyeyi ariko ni intumwa y'Imana. Kecuru twabanye tukiri abana ndetse jewe ngo mare kugera mu mikarati ndakundaga kujayo cyane, noneho nkagera iwabo kubera koko ari ababyeyi. Zanibuka igihe kimwe nigeze kugera iwabo
mana we ndanezerewe imana ishimwe umuyobozi w'umutwe ndanezerewe cyane niba ari amasaha ariko reka mvuge akajambo batandukanye none nyanza muri iki kigo naje ndikomeza kubera ko umubyeyi wadusigaye umubyeyi wacu twabanye neza cyane kandi tumuzi ko byinshi nk'umukristo mu buryo mu minsi yose twamaranye tutabonye akorana n'umuntu tumufiteho ubuhamya bukomeye kubera ijambo ry'imana ndashima imana kuko umukristo ari ikinege kandi abakristo bose ntibazoheranwa n'agahinda ku rupfu kandi biduhatumira zo kubura ababyeyi no kubura abana ibyo byose bizoshira nicyo gusa kizakinezeza hariho ukuri umwisho umwisho hariho umunsi umwe tuzoririmba indirimbo z'ubudaca turi kumwe n'ababyeyi kandi mushwaze tuzotumira ngabana ntabwo bazana ibitambaro bene cyo mu ijuru cy'amafaranga oyaye ndimana zo zizana gusa umutungo wawe wabuze abana bahora n'ababyeyi babo bitewe n'abana niyo mushwaze kandi mushwaze n'ububaze mushwaze gusa no kubona n'abapfuye bose kandi bapfuye mu icyo nshaka kubabwira ni iki haleluya umuntu wenyine ategura muzanye ubwoko bwacu umuntu wese afata imyanya yo kwikorera n'imizani yo gupima abandi siwabona aho ushira iwawe ariko umuntu wese agiye apima uwiwe ejo n'ejo bundi sinzi ukuntu tukiri njyana nibaza n'ubusuku n'iki twatanze twe tukiri iyo wiyumva mu mubiri wawe nta muntu ubaho habaho gusa umwuka n'icyo imana yavuzeho iyo kirangiye imirimo y'umuntu mpuzagenda usinziriye uryamye uhaye ukora byinshi cyangwa utavuga iyo utitaye ku maporoje n'amakitivite ufite usugenda kubera iyo mpamvu umuntu wese agomba kuza yicara yibaza kandi kutitegurira ubuzima kutitegurira ubuzima bwawe bw'ejo ni uko ikizeze mu magambo meza magufi kubera umuntu kuba adatekereza ngo se nyuma y'urupfu ubaho gute ese nzoja mu muriro cyangwa muzabona ukuntu gaze cyangwa imbabura iza bimera ariko ni umuriro apana y'uw'amashanyarazi ni umuriro w'imana wateguwe imyaka upfundikiye mu ngungura nyabibona yaraweretse uzorya abantu umuriro upfundikiye kuri iyo mpamvu umuntu wese abe maso twitaze imbaraga z'umuriro w'iteka tuzabe mu buzima bw'iteka ndashima imana ko imana yahamagaye umubyeyi wacu tuzamubona tudafite ubushidikanya haleluya reka turirimbe ubundi muri iyi si njyewe ndarambiwe isi ndayirambiwe imana yampamagara ngo ni ukwishima kishima gasani sinzi igituma imana igihe cyose kibona impamvu zayo kandi ndarambiwe mwabantu mwe ndarambiwe kuko yesu kristo hari icyo yadutekanyije iyi miruho bamwe barazi kubona sinzi gusakuza mureke kuganira yewe nashaka wabisira baryoherwa hari abantu badafite intambara muri iyi si z'abadayimoni umuntu afite intambara z'abadayimoni karagira ngo waguma agafata amapasiteri mwene gushaka amapasiteri mukure ariko hano si iwacu haleluya abrahamu murezwe arayishurwa gusa gatoya gusa agira uyerekwa gusa gato afite inka n'ubutunzi bukomeye aba mu ihema agera kuri isake agera kuri yakobo yanga kubaka amazu ngo yabonye umuhana imana yubatse irabuvugisha iminsi dusigarana tuyizi kandi iyo imana iturindiye yose ni ukugira ngo tuyigiremo gukiranuka kugira ngo tuzobone imana izindi ni amadiveri kandi zo kuja hanze n'ahandi ni amadiveri